Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera bwoko bw'Imana ko muguwe neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda mwebwe n'imiryango yanyu. Iki cyumweru ni icyumweru kidasanzwe, aho Uwiteka yifuza nanone kongera kutwiyereka no kuduha ibihe byiza byo gusenga no gusabana nawe. Haleluya. Mukomeze kubana natwe muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Ndizera ko muzahabwa umugisha mu ijambo tuziga, mu masengesho tuzakora. Uwiteka azokomeza kutugirira neza. Imana ibagire neza. Rero mwebwe mufata umwanya wanyu tugasengana. Ndabasaba kugira ngo mukomeze kubana natwe, musengane natwe. Ni umwanya mutonya, nanone musangiza abandi isengesho n'iri jambo tuba twize, kugira ngo nabo babashe guhabwa umugisha. Imana ibagire neza. Iki cyumweru rero Uwiteka yansize ku mutima gusangira namwe ijambo rivuga ngo ibyiza dukura mu kuramya Imana. Haleluya. Ibyiza dukura mu kuramya Imana ni byinshi cyane. Nshuti yanjye, waruzi yuko umwanya dufata turamya Imana, haleluya, Imana ibitwitegereza, Imana ibitureba, ikatwishimira, Imana ibivugana natwe, ikabona ko ibyo twakoze bimeze neza, hama nayo ikagira ibyiza itugezaho kubera ko twabashije kwiramya neza. Haleluya. Kuramya Imana rero ni ukwiramya mu kuri no mu mwuka. Kuramya Imana ni ugukora umurimo wose uri muri iyi si ugamije guhesha Imana icyubahiro. Iyo rero ukoze ikintu cyiza, ushobora kuramya Imana ukoresheje amagambo yawe, ushobora kuramya Imana ukoresheje indirimbo, ushobora kuramya Imana ukoresheje ubwenge bwawe, ukoresheje ingeso zawe nziza. Ariko igikorwa cyose ukoze ugamije guhesha Imana icyubahiro, uba uri kuramya Imana. Ibyo rero ntabwo byijana, ahubwo Imana nayo iragaruka ikagira ibyiza igukorera kubera ko uba wayiramije. Haleluya. Iyo rero turamije Imana, ikintu tubona iyo turamije Imana, Imana itugirira neza. Haleluya. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya 16 umurongo wa 11. Bibiliya ivuga ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo. Haleluya. Imana izatumenyesha inzira y'ubugingo, ngo imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibineza neza iteka ryose. Haleluya. Iyo turamisha Imana n'umutima ukunze Imana mu kuri no mu mwuka, duhora tunezerewe. Haleluya. Iyo turamije Imana mu kuri no mu mwuka, duhorana umunezero mu buzima bwacu, duhorana ibyishimo mu buzima bwacu. Tutiyandura kuranywa muri kino gitondo, niba wifuza guhana umunezero, niba wifuza guhana ibyishimo, fata umwanya uramya Imana. Haleluya. Ramya Imana mu magambo, ramya Imana mu ndirimbo, ramya Imana, uhesha Imana icyubahiro mu byo ukora. Haleluya. Ngo ibyo nubikora neza uzahora n'ibyishimo. Bibiliya yatubwiye ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo, ngo imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Imbere y'Imana, imbere y'Uwiteka niho hari ibyishimo byuzuye. Bwoko bw'Imana, wishakisha ibyishimo mu byaha, wishakisha ibyaha, wishakisha gukora ibyaha kugira ngo ubone umunezero. Oyaye, mu kiganza cy'Uwiteka ngo harimo ibyishimo byuzuye, ngo mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibineza neza iteka ryose. Abantu benshi uyu munsi barinezereza, ariko umunezero wabo ukaba uw'akanya gato, ntibabashe gukomeza kwinezereza. Umusore n'inkumi bashobora gusambana bagamije kwishimisha, ariko bikabavaniramwo, bigasoza bashavuye, barakaye, bari mu gahinda. Kubera iki? Kubera ibyaha bakoze byabakururiye ibigeragezo n'intambara nyinshi cyane. Uyu munsi umusore ashobora kujya mu kabare akanywa inzoga agasinda, yaragiye gushaka umunezero, ariko akavayo by'ukuri yakomeretse, bamuteye icupa rya byeri cyangwa rya mitsingi, ugasanga by'ukuri umunezero agiye gushaka ntawabonye. Uyu munsi umujura ashobora kujya kwiba agiye gushaka umunezero w'amafaranga, bigasoza amufasha bamusize muri gereza, cyangwa se nubwo yayiba akayatwara ntagire ikintu amumarira. Tutiyanje, mu kiganza cy'Uwiteka ngo hari ibineza neza, hari ibinezeza imitima yacu kandi ngo ryiteka ryose. Haleluya. Ndakwifuriza muri kino gitondo, niba wifuza uno munezero wuzuye turi kuvuga, niba by'ukuri ushaka kugera mu buzima bwawe, reka ufate umwanya uhagije wo kuramya Imana. Fata umwanya uhagije wo kuramya Imana. Iyo uri mu rusengero bagashyiramo indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, jya ubikora neza, kuko muri byo hari umunezero wuzuye, muri byo hari ibyishimo byuzuye. Haleluya. Iyo turamije Imana rero
twunguka umunezero, twunguka ibyishimo. Muri kino gitondo ndagusaba ngo mbere yo kuva mu rugo, ramya Imana, himbaza Imana, tazira Imana n'amagambo yawe, uraza kubona gukomera kw'Imana. Mureke turamye Imana mu magambo yacu, tuyishime kugira neza kwayo. Mana, turagushimiye muri kino gitondo, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Muri wewe ngo hari ibinezeza imitima yacu. Mwami, turaramya izina ryawe kuko izina ryawe ni iry'imbaraga, izina ryawe rirera, izina ryawe rirakiranuka, izina ryawe rirakomeye. Uwiteka, wakira icyubahiro cyose muri kino gitondo. Mwami, ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe. Ndasengera mwene data, reka aranyumva Mwami, umuhe umutima wo kukuramya, umuhe umutima wo kuguhimbaza, umuhe umutima wo kugushyira hejuru, kuko muri wewe hari umunezero wuzuye. Urakoze Mana kutugire neza kandi wumvise gusenga kwacu. Uyu munsi ubane n'ubwoko bwawe, icyubahiro cyawe kigenane n'abana bawe, kandi ubagire neza mu byo baza gukora byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza. Shalom, shalom.